ahubwo se mwana naho umuntu yabona yigira kuvuma njye nakoresha iki ngiki ariko akubundi mara murabona ibi bintu bimeze ni mukabije inzara noneho ahubwo se mwana naho umuntu yabona yigira kuvuma njye nakoresha iki ngiki ariko wagiye utuzuye umunsi twakubiswe ngo urakoresha icyo ngicyo tujye twahereye ko twabuze n'uduhamagara ngo tujye kuvuma mushiti banjye nako muzi cyabaye je mvuye kuvumba ahantu ariko baka amazi nagiye kujya kumaha akazi nibe nashaje cyane mu muteto n'amazi nayawe oya akusomya hano waba utagura inzoga mu bagabo baranga ukavuga ngo umusore sibundi wowe wanwe wenyine kandi hari abandi bagabanye ubugegero umwe nanjye zatwe natwe nsabye mbere ambaza ndakubwiye ngo usomeye ntabwo nkuhaye ngo ese wamaye ana y'u Rwanda najya kukaru ntabwo nakawe urabona uburyo mwaranguje ibyo bintu mwabyaje nta kintu nakora wame imbaraga zanyu ni genegereje shaye byo kujya Salam abasa. Salam nega. Meze bitese. Salam. Mwamenye ibyabaye. Ako muzi tubyatuka bimeze. Muzi ko ari ikintu cyabaye mu mujyi mwebwe iki? Ntacyo tuzi. Muzi ko abaye coga mu mwabigoryi. Dore nifo kugira ahise ni. Nanjye igityo cyanje ngiki. Nanjye ngiki cyo ndi bukoresha. Basi ari to bed. Nanjye ngibikoresha cyane. Ako se ibigoryi. Ako se mwokagira imana. Umuntu azasobanura ibitize ibintu bitize. Ibyo byina byo. Muzi ko coga muri yuza ibihugu. Harimo iki ururimi rw'icyongereza gusa kandi mugende muvuve niba muzi ko muravumba abo ngabo baturutse hanze. Harimo to bed se man. Akati kintu si ikigorgira. Nyine cyo vuga ibyo ushaka nyine mugenda muvumba mwananyera kuvumba ngo muravumba muzavuma murye kari umunsi umwe bana n'abakobwa barimo ebana ngiye ahubwo ngiye gushaka isanduka izabashyingura mwese uko mumeze ni ugushyiramo nk'abashyira mu bitoki mu mufuka ahubwo reka mbe nigendeye agende mahera genda uzikoresha nakora ngarusha yewe uretse base ni wazanga ikintu kimwe wibare Chabango kuzagumana ubwo burebure tubuka nubwo uresha na butusi wowe kose mwokarashya n'inze vagwa dore ko mwaranzeho mukarashya n'inze ijya kuri toyi nani n'ubuye basika ngubye ikintu kimwe wibare ngubu ko kifoke nje kuko nyikiro ra kintu mfasha basi umuntu yakoresha iki kugira ngo kuko ajye kurya byo bito asakaga basi se uzuruhe ururimi njyewe nzi haleluya na wowe uzuruhe mutuburira gwe bikuba vako kutujajya kudukuba nagufura pe ngaceceka nabyumvisha urimo rarapa nagaru ururimo wowe uzuruhe njyewe arondo uhetse se ngambwe ururimi nawe uzi mimi najua mimi lugha ya Kiswahili nazungumza sana Kiswahili mimi unanielewa mimi oya ngaceceka niye nabyumvisha twagiye ni wowe Takuja kama ambesha mwamihirira gusa icyo ni ikihe kiri ntabwo watumvisha asakaga abanyarwanda ngana ariwe narwumvisha gusa taza kurushakira ubuzima bwabo twageze kuri wowe yewe iyawa bishawa icyo se ni iki ni ururimi rero kambagira inama ndumva mwese ndimi musizi pe ariko ngiye nama nabagira kugira ngo muyigemo umva mugende wanyu mwekera mu ngi wanyu kuko mwagenda mugiye hari mwasibye igihugu pe ubwo nibyo nabindi ubwo nyine mutirirwa mujyayo basajye utuka mun ayivumba ndajaye rero nanjye najyayo namwe ubwo nyine mugiye ariko nabonye ibigoryi mu buzima ubu se nkabiriya birago ngo coga ngo bijye kuyivumba nimugende no. Look at this dude. Wait till you see Nazo bitumusa. Narima. Akimbanye iyo mbanye muri Yesu mbona. Ndakubona neza cyane. None arakarimo twarembye ejo bundi. Nakadase twakoraga. Oh Yesu we. Oh Yesu we. Oh Yesu we. Akosa abanyaga mwemwe. Ako naba. Natwe twari twafata. Ariko